oya 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 ntibibaho keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Oya 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 ntibibaho keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Ijambo Imana ivuze iraririnda ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Ijambo Imana ivuze iraririnda ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Iraririnda Imana iraririnda ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Iraririnda Imana iraririnda ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Iraririnda Imana iraririnda ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Oya 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 ntibibaho keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Oya 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 ntibibaho keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye yuko uri Imana yacu bwite kandi uri Imana idukunda. Izina ryawe nirihimbazwe. Wabanye natwe mu gihe cy'ubukwe, uraturinda, udukorera ubukwe, ibi turabigushimiye. Na nyuma y'ubukwe Mwami Imana uracyaturinze kandi uracyadukorera ibikomeye, ibyo tubonesha amaso yacu. Tuzi neza yuko ari n'ibindi byinshi uteganya nk'uko ijambo ryawe ribitubwira. Imigambi yawe ni myiza kuri twebwe, ntago ari imibi. Niyo mpamvu tukiri amahoro, tukivuga izina ryawe bigakunda. Twagusenguka twumva, twaguhamagara ukatwumva. Turagushima yuko tuturindiye muri buno buzima, kandi atari uko twari turabakiranutsi badasanzwe, ahubwo ari ubuntu bwawe. Igituma kiturinze n'umugambi wawe, igituma kiturinze nicyo wenda kudukoresha, kubera yuko ijambo ryawe nasomye rikambwira ibintu bikomeye. Rikambwira ngo igitumye usigaye Ikereti ni ukugira ngo utunganye ibitari bitunganye. Hari yenda muri no minsi kuba kiturinze nuko hari ibyo tutaratunganya. Duhe gukiranuka Nyiringabo Imana, kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kutuganaho. Ntabwo twasoza tudasengeye imiryango, ntabwo twasoza tudasengeye igihugu duturukamo. Mwami Imana nubashe kugira ngo urinde imiryango, urinde ababyeyi bacu, urinde abavandimwe, rinde igihugu tuvukamo kandi tubayemo, urinde Nyiringabo Imana impande enye zacyo. Kandi Nyiringabo Imana ubane n'abatuyobora bose, ubaha umugisha kubw'uko bakomeza kukumvira kandi bakabikora kubw'umugambi wawe. Ubu turi amahoro, tuguwe neza, mbese kubw'ijambo ryawe ubu twaryama tukisegura, kubera yuko tugufite nk'umurengezi kandi ukaba umucunguzi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho rero bana natwe tugiye kuganira, tugiye Nyiringabo Imana gutanga ubuhamya bw'ubuzima. Hururu kubane natwe, turagutumiye. Twamaganye imbaraga z'umwanzi Satani, imigambi ya yose turayitatanije. Duhamagaye umwuka wawe wera kugira ngo amanuke abane natwe. Marayika w'Imana aturinde. Kandi Nyiringabo Imana ubwo turi bwaze gusoza tugasoza amahoro, nabwo turaza kugushima ari mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yemwe bene data nimwigire hino, maze mbaganirire ukuntu irindi jambo iyavuganye na Mose iyo mu butayu, maze iraririnda imbere y'umwami. Iyavuganye na Danieli iyo mu bunyage, maze iraririnda mu rwobo rw'intare. Iyavuganye na Dawidi yo mu ishyamba, maze iraririnda atsinda Goliyati. Iraririnda Imana iraririnda ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Iraririnda Imana iraririnda ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Iraririnda Imana iraririnda ndetse ikarinda n'uwo yaribwiye. Muraho bakunzi b'umuyoboro wa Olivier Mbarushimana, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu muyoboro twaherukaga ducishaho video z'indirimbo z'ubukwe, ariko hanyuma y'amezi 7 turagarutse kubaha uruhererekane rw'ubuzima, ibiganiro by'ubuzima. Mbere uko twabayeho
kugira ngo tubane ndetse no kubana uyu munsi, ndetse n'aho Imana igereye idukorera ibintu byinshi kandi byiza. Turashimira imiryango, turashimira Imana, turashimira n'itorero by'umwihariko. Turashimira ubuyobozi bw'itorero butahwemye kutuba hafi, mu mbaraga bwari bufite bwatubaye hafi kandi buranatwubaka. Turabashimiye. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero rya Gahogo, ndashimira ubuyobozi bw'itorero rya Kiyanzi, ndashimira ubuyobozi bw'itorero rya Mutenderi. Mwese Imana ibahe umugisha. Nabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu waducunguye. Amazina yanjye nitwa Olivier Mbarushimana, ndi kumwe n'umufasha wanjye bamwita Twagiramariya Rachel. Yitwa Twagiramariya Rachel. Turashimira Imana rero yuko yatugiriye neza. Ubu ngubu turi umuryango wubatse nyuma y'amezi 7, tuje kubaganirira, tuje kubabwira, tuje kubaha ubuhamya, tuje kubabwira imirimo y'Imana. Shiri, nta mirimo y'Imana wabonye? Irahari myinshi. Bakunze mudukurikiye rero, ni ukuri Imana yakoze ibintu bikomeye. Mu bintu bikomeye, abenshi abatashye ubukwe bwanjye mwarabibonye, nakoze ubukwe ndwaye umugongo, ariko ndashimira Imana. Murabona yuko nicaye nta wumfashe, ahaba gusezerana nasezeranya abantu bamfashe, ntagenda nk'uko bikwiriye, ariko ndashimira Imana. Iyo nani imirimo y'Imana kandi hari byinshi Imana yagiye ikora tugiye kuganira. Shiri, ntiwashimira Imana? Nanjye ndashimira Imana cyane. Imana yabanye natwe mu gihe kinini kandi turayibona iratwigaragariza. Ubwo twatangiraga urugendo rwo gukora ubukwe, ndetse na mbere yaho yabanye natwe, na mbere yaho mwari mutarabimenya yuko dufite ubukwe, Imana yagiye ibana natwe turayibona. Rero hagati aho ngaho turashimira Imana nyine nk'uko mwabyumvishe ko yakoze ubukwe. Ubwo rero rubyiruko namwe muri inyuma, turababwira ngo muze mu muryango mugari kandi ntimugire ubwoba. Turaje tubabwira uburyo Imana ikora ubukwe kandi ikabukora ihereye kuri 0, ikazamura volume y'imirimo, ikazamuka ikagera ku cyiciro cyo gukora ubukwe kandi bukaza ari ubukwe bukomeye. Nimuhumure. Rero hari ijambo twahereyeho ari naryo ryari riri ku butumire, benshi mwararibonye, reka twongere turiganireho mwongere murirebe. Ni ijambo dusanga muri Yobu ibice byaho ni 42. Turasoma umurongo waho wa 2. Haravugaga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nari mfite ibyiringiro bivuga ngo Imana ishobora byose. Impamvu navugaga ngo Imana ishobora byose, ngewe ndi umwana w'umuhererezi mu muryango wa data na mama. Mbabwire n'akandi kantu kadasanzwe se, n'umugore wanjye nawe ni umuhererezi. Uri umuhererezi mu bana bangahe? 4. Ni umuhererezi mu bana 4 uyu munsi wa none. Ndi umuhererezi mu bana 7, ariko hariho abana 4, ndetse n'iwabo hariho abana 4. Turashimira Imana. Ikintu nabonye gitandukaniyeho, twebwe iwacu dutunze umukobwa umwe w'ikinege, ariko iwabo bo batunze bafite umuhungu umwe. Turashimira Imana rero. Mu nzira zo gutangira ubukwe twatangiye dukundana. Ngewe nturuka mu ntara y'Amajyepfo, ubu dutuye mu karere ka Muhanga, ariko mvuka mu karere ka Ruhango. Turashimira Imana. Shiri, wowe mbere yo guhura nanjye ubundi mvuka mu kahe karere? Nababwire kuko nshobora kubabwira nkaza kubinyuranya, ariko nababwire ahantu avuka. Murakoze. Ngewe ubusanzwe mvuka mu ntara y'Iburasirazuba. Nari ntangiye kuyibagirwa kubera yuko ntahabaye igihe kinini. N'ubundi ntabwo ubu ngubu ari iwanyu naho turi kumwe ubu. Ni mu ntara y'Iburasirazuba, mu murenge wa Kazo,
mu karere ka Ngoma, abantu muhazi hari benshi bagenda babona barebye ubukwe bwacu, benshi baranzi, nturuka muri uwo murenge. Abenshi bakunda kwita Ikibungo, ni Ikibungo niho nturuka. Rero naje guhura n'umugabo wanjye, duhurira mu ntara y'Amajyepfo, naje nje mu kazi, duhura muri ubwo buryo, rero biza kurangira bibaye birebire. zishiri mu bantu bo hepfo hari iwanyu buraseza, kuko ubu ngubu nta n'umuntu wumva waramutsa kuri kamera watashya, nta bantu bagukora ku mutima watashya. Barahari benshi cyane, ni benshi cyane. Ahantu bo waravukiye ntago wabura abantu wasuhuza cyangwa se waha intashyo. Mbere na mbere ababyeyi banjye, papa na mama, ndabakunda cyane kandi ndabasuhuje bose, ndabasuhuza. Aba Kiyanzi ho nagiriye mu itorero, nabo ndabasuhuza. Na korali Integuza ndayisuhuza cyane, niyo nakuriyemo ntangira umurimo w'Imana, ngo nawe urayizi, ndayisuhuza cyane. Imana ibaho umugisha kubw'urukundo no ku mpanuro bampaye, nkaba ngejeje ahangaha izo nkigenderaho. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha abantu b'Iburasirazuba. Urumva ko umugore aracyaba afite ku mutima, kandi ni nacyo Uwiteka dusaba, ni urukundo. Rero nanjye mu Majyepfo, ikibazo njye nagenze henshi, nasuhuza benshi. Mu Majyepfo ndasuhuza mama, kuko papa we ntago tubana. Ndasuhuza mama, nkasuhuza abavandimwe banjye aho bari hose. Imana ibaha umugisha. Asuhuza mushiki wanjye ari mu mujyi wa Kigali, Imana imuha umugisha. By'umwihariko ndasuhuza abapasiteri babanye nanjye mu gihe cyo kubaho kwanjye. We murumva yuko yaje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ari ku itorero rya Kiyanzi. Njyewe rero byari igihe kinini, kuko twamenyanye ndi umudiyakoni mu itorero. Urumva hari haciyeho iminsi nagiye nyura henshi, aho gusuhuza ni henshi. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero twaje kugira igihe Imana itugirira neza, iduha umugisha kugira ngo dukore ubukwe. Reka tubabwire amakuru y'ubukwe. Ni amakuru aryoshye, natwe yatunyuze imitima. Muri uku kuvuga aya makuru y'ubukwe, reka mbivuge nka duwaye w'urugo, cyangwa se mbivuge nk'umuntu ubanza kuvuga ijambo rya mbere rya ndagukunda. Ubwo abasore bari inyuma, urubyiruko ruri inyuma, namwe mubyumvireho. Jewe nkibwira sheri yuko mukunda, nta kintu kidasanzwe nari mfite. Ntacyo nari mfite. Inshuti, babyeyi, bavandimwe mudukurikiye, ntacyo nari mfite. Ndibuka yuko mu kumubwira ko mukunda, ngewe nize ibintu by'ubwubatsi. Nubakishije mu nce za Ruhango, abantu bazi ku Ntenyo, nahubakishije amazu atandukanye. Mu Ruhango nahubakishije amazu atandukanye, hariya kwa Barutare. Ku Ntenyo bahazi nko kwa Mirenge ku Ntenyo. Ubwo rero ibyo byose, ubwo buzima nabunyuzemo, nkajya nkorera amafaranga, ariko amafaranga y'abasore apfa ubusa. Ntabwo nzi ahantu amafaranga yagiye. Ndibuka yuko mu kujya kumubwira ko mukunda, ntabwo nigize mbimubwira kubera ihe mpamvu, ariko ndibuka yuko inzu nari ndimo, nari namaze kuba ntari kumwe n'ababyeyi. Umuntu yatangiye gushakisha ubuzima bwo gushakisha. Rubyiruko namwe mujye mushakisha. Hanyuma nza kubura amafaranga. Uzi ko buriya umunsi wa mbere twavuganaga umwaka amafaranga 10,000, ariwo munsi natangiye gutekereza urukundo. Barubizi. Ndibuka ko yari ari mu kazi, ari mu Majyepfo. Turangije ngera igihe abo ndimo kubakira nta mafaranga barimo kumpa. Abafundi nabari ikibazo, ntarimo kubahemba. Ndangije ndavuga nti wamuguze. Bari bankuye mu nzu nari ndimo, kwa yuko nari natinze kubona amafaranga. Ndangije muguze 10,000. Ariko imirimo y'Imana itandukanye n'imirimo y'amaboko y'abana b'abantu.
nagira ngo mbabwire ngo ukuboko kw'Imana gukora ibintu bidasanzwe. Nasaga nk'utangiye ubuzima kuko icyo gihe nabanaga n'umuryango ngize ngo ntandukanye n'umuryango kuko nabaga kwa mukuru wanjye, inzu ya mbere ngiyemo kuyishyura yarananiye. Ntabwo nigeze mbimubwira, ndabizi bagiye kunseka. Kuyishyura yarananiye bansohora mu nzu, ndangije njya gushaka inzu navuga ngo yari iciriritse, ndangije nayo mbura amafaranga yo kuyishyura, nsanga afite 10,000, namubwira nanguriza 10,000, amara guhumugisha.